nukuri da indorerwamo yanjye ndashaka kuzaza tukayitahana. Televiziyo arikoze pe cyane kuko amafaranga kuba banyoreje inyanya. Wowe ko ndi kukubaza televiziyo ukazana iby'imisatsi nayo nakubwiye ko Dekayi koko aya mafaranga narayariye no kuyanywera. Amafaranga ya Morodekayi ni se kibi yajyanye. Morodekayi nzama amafaranga yo guteko tumye njya kwiyemeza nkene nta nagakwavu koko cyane mbore n'imbeba mu nzu koko nemera iby'ihene. Morodekayi ni inshuti yanjye ariko ntago ndatuma nongera gushwana nawe. Ndasubira mu mujyi. Imarizi inkweto nari nambaye ubwashije. Ako se katarizi yaba yarageze mara. Amafaranga aragoruka asagiye ku baturanyi. Njye kwa muturanyi wanjye ndebereyo. Ngiye mu mujyi ariko uko byasa kose Morodekayi nzagaruka mugazaniye ibye. Ntago nzosubira muri karakabari kanteranyije nawe. Ndagiye nta kundi. Mana yanjye ibintu byambayeho ejo bundi na Sitani nagahuma munwa. Inshuti ziragwira pe. Ngurishe televiziyo bampa amafaranga atanuzuye. Sitani aze anshuke ngo afite isekurume mu rugo ngo ninza n'amafaranga ngo anywe mwagacupa nanjye ngo mwagatobe ko kwa Macari. Agenda kugenda zana gatobe nabazana icyo abasha yizanire icupa ry'igice yasinze yanywere yayamaze. Buse koko mukabyara mwe ndetse kubeshya madamu nabyuka ndamubwira ngo iki. Ndamubwira ko televiziyo iri hehe. Bana yanjye rero narangiza pe. Mana yanjye wewe ikoti byari banje. Ndumva n'umugongo. Sheri, muzite. Wete se sheri. Shamara yanjye. We kuba byuteka. Shaho se subizi. Uko wagira ngo buriro wabo urambiwe we. Erega buriyo urabizi wowe ufite akazi ngiye nta kazi mfite. Ariko nawe numva nakuretse ngo uruhuke. Ngiye nkaza kuva mfasha akazuba ka mu gitondo. Nta kibazo n'agatebe. Twicara mbire ukuntu uzajya no mu buriri. Basi wenda kariho mwanya tuba tubonye agereka kubona mukiri koko nguru bagutabubira ni ikibazo koko. Wabona emo nuko koko urumva byakubabaje pe. Ahubwo yere baraje reka kubwira baraje bati gutekereza ibintu byinshi imishinga y'ejo hazaza hanjye nawe ukumva negeze ukuntu nzubaka etaje hagura imodoka byana ngo buro numva nzagura n'indege. Uranumva nzagura n'indege. Areke ibyo ngibyo mwana ahubwo umva nyine no munsi naho ndi bujye mu kazi. Ibintu baze kubyitaho no munsi nimushaka muteke cyane muteke ntago ndi bujye mu gikoni ahubwo ya flash yanjye nagihaye bucece ngaje ko kiriho ka season gashyashya yaba yayizanye ute flash nahaye bucece shaka no bwangu nabwo rero umere nabi uri kumubwira ngo ya flash nahaye bucece ko nyine yaba yayizanye ngo njye kwirebera film. Ira flash rero bucece twahuye dura mu mujyi wa Gatabo ariko ne namuha message mubwira ngo iyo flash n'icyo guhura ayitwaze aze kuyima kugira ngo nyikuzanire ko ndabisukunda amafilime cyane sijya nkunda kubona n'umwanya wo kubireba cyane bira by'amafilime ariko namubwiye ngo aze kuyima gusa ariko hari filime y'igihinde amazi imisiremo gusobanura nanjye nayo nayikunze. Ubwo rero namubwiye nayo ayishyireho nahinze kure kunza kuyireba. Ubwo rero n'umugoroba imvura yagwa ari nyinshi. Imvura iragwa idufatira mu nzira acaha n'abandi bacangaha
nuko birangira sha flash time kabisa ariko uratwakeka tuzi kure ukuntu tuza kwituma ni mugoroba. Okay, ntacyo baraza kuyizana ariko hariyo nari mfite umuntu dukorana yanije. Mari bikambe ngiye mbe ndeba. Ako nawe nubishaka uzifire nawe. Irahari. Ana yanjye. Koyo we. Nabivuga ku mutima ukanja. Bana yanjye. Bagiye kuryama. Telefone yanjye ikanze nyishyiremo indege kabisa hatagira n'umuntu uza kumpamagara na terenari bafimeza n'umunsi no kuruhuka ahubwo karebe kubandarije igikapu muri salona hagenze gute ndiyemo ka gafurashe rebe gaho ibintu se biba televiziyo yagiye kumeruka hano tugira ibyumba biri mbagwanga nzi ko televiziyo tuyishyira hano noneho bayishyize Sheri Arambe Ana televiziyo yarikoze pe mana yanjye Sheri wi none se noneho ko mbona nsize wicaye ku ntebe nk'amatanze wicaye hasi imeze bite ubwo no misi ndimo kwiga kwicisha bugufi. Eh. Noneho ubundi hanga ni habari sawa ute nuko mba numva mbishaka. Ahubwo nawe yurika kwica ku izo bintu by'intebe uzi wicerera hasi wiga kwicisha bugufi nkanje. Ibintu ntago ari byibaza yagize nk'umuntu uza hano akagusanga wicaye hanze nako hasi cyangwa hakaza n'umwana agasanga wicaye hasi urumva ntaye byicara hano ku ntebe disi. Icara ku ntebe wakwise kwicara. Icara ku ntebe ibintu byo kwicara hasi ntago ari. Wa muntu we. Wa muntu we. Seko mbona. Sikumbona nabara gufite imeze bite. Wa muntu we. Sinzi uko byagenze wa muntu we se. None se, wemeze bite harya? None se kundi kugiye aho dushyira televiziyo nkaba mbona nayibona bimeze bite. Bya televiziyo babyihoreye ariko. Harya ngo umusatsi wambwiye ko ngomba kuguha amafaranga ngakukoresha. Ibyo umusatsi rega ni 5 ntago ari menshi ari. Urekeraho wituza. Oya ndagiye ni mugora amaze kureba. Nakaze nkwereka nabyo ukuntu bikemura nk'abantu b'abagabo. Sibyo? Aho kandi mukanya cyahoza kugusohokana. Kwa macari we nawe tere kwa macari. Haba umutobe mwiza uryoshye. Ingaze? Aye sibya kari by'abarokore namwe. Byihorere shavye. Yihorere gwanya ngo ndumurokore ntago wanywa gatobe nkako tunga kaba karyoshye. Nasuguweho uzajya shaka. Sibyo nawe rwose urasetsa. Ngewe buriya mba ngutekerereza ejo hazaza hawe hamenya ngo ugomba ajya ngo nangahe 5 wowe ko ndi kukubaza televiziyo ukazana iby'imisatsi kandi nakubwiye ko biraza nyuma kuko uri kumbanira neza ute shaka televiziyo ntago ndi kuyibona televiziyo sase ntayiri mu nzu ntayiri mu nzu kandi ndabyo tuyishyira nkayibura cyangwa mwayimuye oya umva nkubwire televiziyo genda televiziyo baje nibiganye ni 5 oya ariko ureka mbanze nkubwire fata amafaranga mbireke jewe undi ko ndi kukubaza ibintu bya televiziyo nkabona uri kuzana ugindimi ubundi televiziyo washyize kandi wa mugabo sinjya mushira amakenga televiziyo iri he yabaga muri runo rugo ntayiri mu nzu se nta televiziyo ihari haguruka Jase haguruka ujuza n'uwara gutya haguruka tugende ase haguruka ariko tumukubora Sumbwiye ko televiziyo iri hano ngayinyereke. Iyi televiziyo ko yari aha ngaha wakagira imana mwe. Ko yari aha ngaha wambwira ngo iyi televiziyo ngo ntayihari yaba yagiye hehe. Nese uri kuvuga ngo irahari hari uri kureba wese uri hano. Niba ari zambe bazaha mu nzu asate imbe bazashitwera televiziyo yara. Umva twamwe twumvikana. Nabyimeba imbeba ariko imbeba zijya televiziyo wari wabona imbeba yari ya televiziyo. Yayiri yasirayima. Chaka televiziyo yari muri no rugo. Oya. Nago chaka ibyo uri kunyibwira. Umva mbaze ngo. Ubahane twubaha. Undi ndi kuvuga muri umutumba. Si ikinyarwanda ndi kuvuga. Tuvuga mu cyongereza. Ndabyumva. Chaka televiziyo yari muri no. Iri he? Akamukwiza kuri.
kandi nk'umuntu twashakanye dukundanye tukabana tukatumaranye imyaka 2 tubananye nawe ihangane wumva icyo ndi kukubwira gusobanuraho televiziyo sobanurira nanjye nibyo nshaka sobanurira ngiro twicarire hariya tuganire kugira ngo twicare ngira nshaka kumenya ahantu televiziyo yari iri hano reka mubwize ukuri nakubeshye sibyo vugisha ukuri none se bakimanika harya urambwiye ngo ni televiziyo bareba wagicuritse do ni gucya ese mama yo cyandi kwibona ubu nanjye ndi muri televiziyo cyane none uri kwirebamo nzajya mvuga ko nanjye mba muri televiziyo none se mbwira ndagakunze ntumbwiye ngo uri kukajyana se ku isoko ninjye ukajyana nangahe cyane akagozi inote y'ijana kandi sasibuye cyase ngiye kukubeshya rero 100 inote y'ijana 100 reka nkwereke rero tumbwiye ngo urashaka 50 nibyo byanditse ngiye kugukubita 20 nibyo na 5 wumve nge rwose iyi ndorerwamo nge nireba mbwire n'abantu ko mba muri televiziyo yangane wongera amafaranga mwana ubwo rero sinzi kabisa ongera amafaranga ubanza ari n'Imana inyujije hano kuko n'ubundi nari ngiye mu kazi ntabwo nabiteguye ongera amafaranga mwana nangahe yanyuma nangahe yanyuma akaguza ijana wenda ngo nkubita 60 wenda nzaguha n'ibihumbi ndaguha 40 n'ibyo na 5 wumve nge ko ndi umuguzi nongeye 20 byose umbwire niba bikundiye indorerwamo nyicyure mu bantu nawe soko nyicyure cyane ko ndi no kwibona dikesa oya ndibona mbwira rero niba uyemera ni vizuri urayemera reka nkubwire rero ntabyo kumbwira niba bikunda mbwira nyingohereza amafaranga ba amafaranga aho ubundi abantu nkawe ubundi ni mwebwe ubundi tuzakorana ndashaka ahantu nkura ayandi 5 akunda buri umuntu yanguze akunda buri umuntu yanguze ni mamagararadi akira ibisigaye ni gahunda zawe kandi kijye kubwisa ukuri nk'umuntu umugabo nako njya ntabwo ngiye ukuri niko nshaka sinjya nkatakata ngo njye hirya no hino cyangwa njye ngivuga ibintu byinshi ngo nikoze hirya ngo nikoze hino kandi uri kuvuga byinshi umva ngubwiza ukuri wa munywanyi wanjye bita Mr Bucece nano uramuzi Bucece se niwe waje kuyiba okada hari filime yambwiye ngo ashaka gusobanura ko yari yaramenetse urukumva araza arambwira ati mbabarira mbonye abantu ngomba gusobanura filime z'impinde urukumva aranje arambwira ati mbabarira untize ndarara nyigaruye nuko arangije agira gute aragenda ahubwo nimugoroba icyumva ikintu cyabayeho yari buyinsubize nkaza nyizanye imvura yaguye imvura imaze kugwa noneho birangira ya televiziyo ntayizanye yarabuyimane na ya flash ahubwo nakoze ikoze cyo kutakubwira ariko rwose pe ihangane kandi wa mugabo sinjya ngushira amakenga nubu no kuba utagira akazi numva yuko atari amayeri yawe ugenda ukora ubu televiziyo urayifashe numbwiye tubana mu gwayi haye Mr Bucece Bucece se uyimuhute ni munywanyi wanje Mr Bucece ihana ariko nkubwiye Bato tubikemurire mu nzu byose tuganire neza. Ako wa mugabo wengene n'ubundi bintu uri kumbwira. Ngene ariko kwira shambino. Ego. Yejo bundi ndabizi business zo zigomba zo gukomeza ahubwo mbwirira uwo mwana wo hakurya mu cyumweru gitaza agerageze byibuze arayiba ukuntu yagaruka. Sha yadukoreye ikirori n'ukuri nanjye ndemera. Sawa muvandi. Numubwira umvugisha. Sawa. Ewe Diane, magara misira, umva wenda uko bimeze, akaza tukizihiza ikirori cya televiziyo yanjye, tugahita tunabihurizamo disi. Kuzika ari byo. Bo ndatumira, bose ndabatumira. Ariko cyane cyane reka mbanze mpere kuri Miss. Miss niwe rwose nabonye cyane ko ndi n'ingaragu, nanyemereye namugira umugore. Kamwe rwose Miss kabisa. Aya nibyo. Ni Miss. Nibaza mba nifite darandere. Cyo kumubwira. Kuko kirihitaba n'ubundi banamyiriyeho ko kandi kazanakuzura. Allo. Mezaites. Yo. Chama que imana ndaho pe ndaho nuko
cyane nanjye nayo ndi mu rugo nyine ariko nanjye meze neza. ni ukuri da indorerwamo yanjye ndashaka kuzaza tukayitahana. Numvise uwo twayiguze ambwira ngo ni televiziyo hazamo ba bazungu. Nari ndibeshye ngo ni indorerwamo nyine kubera nanjye mbona nirebamo nkabibonamo ariko nanjye nsigaye nibona nyine muri televiziyo. Oya misi nawe urabizi nako nyine ndanakwemera ariko buriya urabizi ko niyo mpamvu ikirori ntabwo nagitegura ngo mbure kukubwira ngo ngwino. Nukuri misi niba ari umuntu mba numva mu kirori cyanjye waba uwa mbere ni wowe. Reka da n'ejo bundi rwose nagiraga ngo cya kirori cyacu cyo ku kazi bizahurirane noneho twese duhite dukomerezaho muhita muza mu rugo twizihiza nanjye cyanjye. Nyagasani buryo ufite umugabo ukuri ntabwo nenze ko ufite umugabo azana umugabo. Nta kundi nyine ubu nari nzi ko byibuze nzanakwigana ariko nta n'ikibazo wanambyarira nanjye umwana ku ruhande si umupapa umwe cyangwa babiri bagize umwana ku ruhande. Ntacyo bitwaye ubwo nyine sawa reka dusoreze aho ngaho nari nzi ngo uri na singo uzaza nyine uzaze nta kibazo ariko uwo mugabo washaka hazanamusiga. Sawa urakoze. Ku mana yanjye abandi bana bagura televiziyo bakazikoreshereza n'ibirori koko aho ngewe yanjye bari kuyigurisha kapfe kugihamagara nyibwire tuzajyaneyo. Umva ye ngwino wumve ngwino wumve nubwo ugira ibikuta. Bimeze bite se we? Turi mbese buri kunywa se amazi uraho tuzi buriya ni ingenzi mu mubiri dutuma impyiko zimera neza mu ndosora nta kibazo. Nawe nabuhaze ngo nibwirira rata ngo bimeze bite. Nyine hari mushuti wanjye dukorana ku kazi yarahambwiye gafite ikirori ejo bundi twazajyana njyewe ibya bintu by'uburokore bwawe tukabikuramo nawe muri ubigira ikibazo njye nta hantu njye wambwira ngo tujyane nange sibyo icyo ni kimwe kandi cyakora buriya nanjye mba ndi gushakira umuratiri na televiziyo ubigira ari ikibazo. Oya televiziyo ubwo tuzaveyo ndabizi wandakariye ariko iriya televiziyo humura ubwo ndakariye iriya televiziyo humura ntugire ikibazo n'ikintu gitoya tuzava muri kiriya kirori televiziyo tuyibona nzaba n'abanyamafaranga naguze igenda ariko ubwo njyewe uzi ngo ncamye ngo njye mfukura amafaranga siko niboneye. Humura ni televiziyo humura wegera ikibazo wakintu urafata ko mazi usomesha mazi ni meza soma rero nawe uzana ya mafaranga wari uri kumukara nayo ndayaguha soma ariko no ku mazi wumva ari ukuntu amazi ari meza urabona nshaka kunywa amazi soma mbese nta kantu gahiye uri kumva warandaniye kabisa wanze kuba umurokore pe nzereza amafaranga pe kujya kwikoreshereza umusatsi n'ubundi natabura byose mu mazi yanjye yo mwumeze n'inywera iki gihumbi nanjye rero sigaranye kinywa gatuye kwa macyari. Oya nta kibazo ariko icyo ngukunda ntabwo unaniza ntabwo munaniza ariko nanga wirakara nira televiziyo nayo iraboneka vuba akira ni ukuri kwibana